Ndabasuje inshuti bakunzi babaho neza. Uyu ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza, akagira ubuzima bwiza, akagira amagara mazima, agatera imbere muri byose. Bahaye ikaze rero, njye ubasuhuza, ndi mujyanama w'ubuzima. Nk'ibisanzwe rero ntangira nshimira wowe wamaze gukora subscribe, ngashimira nawe udukurikiye aka kanya kugira ngo uyikore niba utarayikora, ukande kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ujye udukurikirana 5/5, wandike ubutumwa aho hasi muri comment kugira ngo twunganire niba nawe hari ubundi bumenyi ufite ku byo twaba twakugejejeho. Ushobora no kutwandikira mu gihe haba hari indwara runaka urwaye yananiwe n'abaganga, natwe tukakugeragereza. Ni iby'agaciro rero kubana natwe. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti udasanzwe. Uyu muti ukora ijwi ku bantu basanzwe ari abahanzi cyangwa ku muntu uwo ari we wese wifuza kuba umuririmbyi ushaka kuba icyamamare. Ushobora kuba uri umuyobozi, ushobora kuba uri umuvugabutumwa, ushobora kuba uri umunyamakuru. Uyu muti ukora ijwi, ukavuga ijwi wifuza. Ushobora kuba uri umuyemusi uvuga amasaha menshi. Uyu muti ukora ijwi ukavuga amasaha yose wifuza udasaraye. 80% y'ibyishimo by'abantu bitangwa n'umuziki. Umuziki ni ikintu kinini, harimo injyana z'ubwoko bwinshi zishobora kurenga miliyoni. Izi njyana zose niko ziba zifite abakunzi bazikunda. Ari nayo mpamvu umuririmbyi agerageza gukora mu njyana zose kugira ngo agende ashimisha abantu batandukanye. Kugira ngo ugire ijwi rikundwa n'abantu rero ntago bipfa kwizana. Hari n'abatanga ibitambo kugira ngo barigereho. Dore umuti mwiza rero wagufasha kugira ngo ijwi wifuza urigereho. Ubundi kubera icyo umuntu asarara, kubera icyo umuntu ashobora kugira ijwi ribi, kubera icyo umuntu mu gitondo ashobora kubyuka ijwi rimeze neza, bikaza kugera nyuma ya saa sita ijwi rimeze nabi. Buriya ijwi rishobora kwicwa n'ibyo tuba twariye cyangwa n'ibyo tuba twanyoye. Ariyo mpamvu ngiye kukubwira nkawe nk'umuntu w'umuririmbyi cyangwa umuntu wifuza kuririmba ibyo ugomba kwitondera, haba ku mafunguro yawe cyangwa mu byo ukunda kunywa. Irinde kunywa amata mu gihe uzi ko uwo munsi uri buririmbe cyangwa uri buvuga amasaha menshi. Iyo mvuze amata ni amata yose, ikivuguto cyangwa inshyushyu. Amata agira amavuta, igihe uyanyoye ya mavuta aragenda agafata mu mihogo, hanyuma waza kuririmba ugasarara cyangwa ugatangira gukorora ukumva ufite akayi mu mihogo. Igihe cyose uzi kuri bumara umwanya munini uvuga cyangwa uririmba, irinde kunywa amata. Niba uri umuririmbyi ugomba kwirinda ibintu birimo amavuta, ukibanda cyane cyane ku mboga n'imbuto. Abantu benshi bazi ko ngo iyo uriye amagi ushobora kugira ijwi ryiza, ariko ntabwo ariko bimeze. Igi rishobora kugufasha ariko mu gihe uriye umuhondo wonyine, kandi uyu muhondo uwumira bunguri ari mubisi, ntabwo ari igi ritetse. Kuko niba ikintu cyica ijwi ari amavuta aba yarafashe mu mihogo, ririya gi ushobora kurimira twa tuvungukira tw'igi cyangwa utuvuta twayo tukagenda tugafata mu mihogo, nabyo bikakwicira ijwi. Hari abaririmbyi benshi rero bajya kuririmba ugasanga ariye nk'amagi 10 ngo ari buririmbe neza. Aho ngaho uba wakishe, kuko umubiri w'umuntu ukenera igi rimwe. Buriya yuriye amagi arenga rimwe nta kintu uba ukoze. Ibyo nabyo ukwiye kubimenya. Muririmbyi ushaka kuririmba neza kandi ntusarare, ukwiye kwirinda amavuta. Dore ko benshi wumva indirimbo zabo ari nziza, ariko wajya mu bitaramo byabo ugataha wabihiwe. Live zikabananira, yatangira kuririmba agasarara, yatangira kuririmba agakorora, mbese bikamubana ibibazo. Muririmbyi wagafashe, wirinde guteka amavuta y'ubuto. Koresha amavuta ya elayo, olive oil, koresha breba cyangwa berry
akaba ari amavuta y'inka atunganyije, nubwo nawe wakwibonera amavuta y'inka akaba ariyo uzajya ukoresha. Ibi byagufasha kugira ngo ugire ijwi wifuza kandi uririmbe amasaha yose wifuza udasaraye. Dore umuti rero wagufasha kumanura ibyo bivuta byose biba byarahomye mu muhogo wawe bikubuza kuririmba, utangira kuririmba ugasarara cyangwa ugakorora. Mu gihe umaze gufata amafunguro urabanza ukiborosa neza byibuze hagati y'iminota 5 n'3. Wamara kwiborosa ugateka amazi makeya ikirahure kimwe. Aya mazi urayacanira kabira, yamara kubira ugashyiramo umunyu uhagije. Wa munyu urigataho ukumva ko ari umunyu uhagije. Hanyuma ugafata ya mazi arimo umunyu ukayatereka akabanza kavamo umuriro cyangwa ukayahoza bitewe n'umwanya ufite. Yamara kuba akazuyazi ukayafata ukayajundika mu kanwa, ukajya ucugusa mu kanwa impande zose usa nk'uwikokomora, hanyuma ugacira. Ukagenda ucugusa mu kanwa usa nk'ujya kumira, hanyuma ugacira. Byanagukundira ukamira dukeya ariko usunika kugira ngo bya bintu biba byarafashe mu mihogo bimanuke. Uyu ni umuti mwiza kandi wizewe uzagufasha kumara amavuta yose yaba yarakugiye mu mihogo kugira ngo ugire ijwi wifuza. Bikore neza mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Iyo umaze gukora ibi bibaye byiza, wakagombye kuba ufite kamasedowane hafi aho ugahita woroshya mu mihogo. Ushobora gufata umuneke, ipapayi cyangwa watermelon. Ushobora no kunywa ji iri fresh, wafashe imbuto ukaziburendinga mu gihe ufite blender, hanyuma iyo ji ukayinywa ikiri umwimerere. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, nkwifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi nkwifuriza gukomeza gutera imbere muri byose kugira ngo ubashe kubaho neza. Niba umuti wacu ukugiriye akamaro, garuka ushimire. Mujye mwibuka gushimira, n'ukuri ni ingenzi. Ujye uza wandikaho hasi muri komenti uvuga uti big up. N'ukuri mwarakoze cyane kubana natwe, ni iby'agaciro. Mbifurije kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.